Tubahaye ikaze aha kuri sheni yacu kandi tubifuriza amahoro n'imigisha bituruka ku mwami Imana. Mbese muraho bavandimwe, ntago twari duherukanye ariko ndizera ko muri amahoro, murashima Imana. Natwe turashima Imana ko imaze kuturinda mw'iki gihe cyose, kuko turi ku mpera z'umwaka, kandi ndizera ko tugiye gusatira umwaka wa 2026 turi amahoro. Ndizera rero ko uwahuye n'ibibazo n'intambara z'uburyo butandukanye, Imana iracyashoboye. Burya Imana ishobora byose, kandi Imana yagiye yigaragaza mu buryo butandukanye. Imana yagiye igaragaza kunesha kwayo, Imana yagiye igaragaza imbaraga zayo ku buzima bw'umuntu wese, Imana yagiye igaragaza gukomera kwayo. Rero mpaye ikaze muri uyu mwanya, mpaye ikaze abantu bashyashya kwisheni, kandi mpaye ikaze n'abantu abakunzi bacu, namwe tubakuriye sayuti. Ndizera ko rero muri amahoro mu buryo bukomeye. Rero nk'uko bisanzwe tubagezaho ibiganiro bitandukanye biciye kuri uyu muyoboro Ururembo TV, nkaba mbabwira ku ijambo ry'Imana, inyigisho z'iterambere, inyigisho z'umuryango. Ibyo ni ibintu byihariye. Noneho inyigisho z'umuryango uyu mwaka tugiye gutangira, tugiye kuzivugurura, tuziteze imbere mu buryo bwagutse kandi burushijeho. Iyo niyo content yacu, nuko tubwiriza ijambo ry'Imana, tubwiriza inyigisho z'umuryango, tukigisha inyigisho z'umuryango, imibanire y'abashakanye, imibanire y'abenda gushakana. Ibyo byose ni bimwe mu bintu tugarukaho kwisheni, ariko nanone tukagerekaho inyigisho zigendanye n'iterambere, ubujyanama mu iterambere. Ni iki wakora kugira ngo ubashe kuba umukristo ariko ufite ikintu kibasha kuguteza imbere. Rero mu busobanuro bugufiya ni ibi ngibyo dukora. Rero nyemerera nguhereze ikaze mu ijambo ry'Imana, ko ijambo ry'Imana ni ryiza, kandi ijambo ry'Imana ni rikuru, ni rizima. Reka tubanze dusenga Imana. Mana Data wa twese, ndagushimiye ko waturinze uyu mwaka wose ugiye kurangira turi amahoro. Izina ryawe rihabwe icyubahiro kandi rishyirwe hejuru. Ndakwinginze cyane muri uyu mwanya kugira ngo ntaba ari nge ugiye kubwiriza ijambo ryawe, ahubwo ugaragarire muri nge, kandi abaryumva babashe kubaturwa naryo, ribashe gukora ku mitima y'abaryumva bose n'abazaryumva. Ni mu izina rya Yesu Kristo misabye nizeye, amen, amen. Yesu ashimwe cyane. Navugaga ngo ndashima Imana ko tumaze iki gihe cyose, umwaka uri kurangira, turi amahoro, duhumeka umwuka w'abazima. Rero ni ubuntu bw'Imana butangaje, ni neza y'Imana. Aho uri hose, niba waragize uhura n'ibikugerageza byinshi by'uburyo butandukanye, ni ukuri kuba uhumeka uyu mwuka w'abazima, zamurira Imana icyubahiro, ushyirira Imana hejuru icyubahiro, gikomeze kuba icy'Imana, kuko Imana yakoze ibikomeye. Haleluya. Nyemerera rero, nkuko nari nkubwiye, niba ari ubwa mbere ntuve hano utiyandikishije, udakanze subscribe kandi udakoze like. Biba bishatse kuvuga iki? Biba bishatse kuvuga mu gihe wakunze ikiganiro, kuko ikiganiro ngiye kukubwira, ubutumwa ngiye kubwiriza, muri makeya ni ijambo ry'Imana rije kugukomeza, ni ijambo ry'Imana rije kukwereka urukundo Imana igufitiye. Iryo ni ryo jambo ry'Imana tugiye kwimbika tukubwira, ni ubutumwa Imana impaye kugira ngo nanjye mbukubwire. Imana rero iguha umugisha, kandi Imana ikugirire neza. Rero nuza gukunda kino kiganiro, wumvishe hari icyo kigufashije, ntuhave utiyandikije kuri umurongo wawe Ururembo TV, ukande subscribe, ukore like, share, usharinge ku bandi bantu nabo babumve ubuki Imana ivugana nabo. Kandi nanone ntuhave udakoze commentaire yawe, nushaka kwandikemo amena, ibigufasha ari byo wandikamo rwose, kuko tubereye hano kugira ngo dufatanye kandi dukomezanye muri rugendo. Ijambo ry'Imana rero nta nubwo nza gutinda mu kubwiriza ijambo ry'Imana. Ni ijambo rigufiya, ngiye kubwiriza iminota ingahe, ntuze kurambirwa rwose, kandi ndizera ko uri bubone umugisha w'Imana, uri bubone gukomera kw'Imana. Rero ijambo ry'Imana nateganyije, cyangwa Imana nshyize ku mutima, ni ijambo Imana yampaye riri ku mutima wanjye. Ni ijambo dusanga muri Zaburi y'Ijana na 21. Hari n'indirimbo ihwana n'iyi Zaburi. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo ni indirimbo y'amazamuka. Nduburira amaso yanjye ku misozi, gutabarwa kwanjye kuzava he? Gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Ntazakundira ibirenge byawe ko biteguza,
ukurinda ntazahunikira. Dore irinda Abisiraheli ntazahunikira kandi Uwiteka niwe murinzi wawe, Uwiteka ni igicucu cyawe iburyo bwawe. Izuba ntirizakwica ku manywa cyangwa ukwezi nijoro. Uwiteka azakurinda ikibi cyose, niwe uzarinda ubugingo bwawe. Uwiteka azakurinda amajya n'amaza, uhereye none ukageza iteka ryose. Amen, amen. Yesu ashimwe cyane bene data. Ijambo ry'Imana dusomye ni ijambo dusanze mu iyi Zaburi y'121. Iyo usomye umutwe w'iyi Zaburi yarabye ngo ni indirimbo y'amazamuka, ariko harimo amagambo akomeye make nshaka kuvugaho. Ni amagambo ari kubwirwa yo wumvishe ubu butumwa, ni amagambo ari kubwirwa umuntu wese uzumva ubu butumwa. Ni ijambo ry'ihumure, ni ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana murabizi ko ari ubuzima, kandi ijambo ry'Imana murabizi ko ari imbaraga. Ijambo ry'Imana rifite ububasha bwo gukiza, ijambo ry'Imana rifite ububasha bwo kubeshaho, ijambo ry'Imana rifite ububasha buvuguruza ibyari byamaze kuremwa n'imigambi ya Satani, tukabivuguruza dukoresheje iri jambo ry'Imana. Rero iyi jambo ry'Imana Bibiliya ivuga ngo ni inkota ityaye ifite amugi yombi, kandi ijambo ry'Imana ni rimwe mu bintu Imana ikoresha kugira ngo uyizera yireberemo. Bivuga ngo mu yandi magambo rigereranywa n'indorerwamo. Murabizi neza ko mu ngo zanyu byihariye ku bantu b'abakobwa cyangwa b'abamama, murabizi ko mugira indorerwamo. Usanga no mu tumarete kenshi abakobwa bazigendana, abatazigendanye bafite amatelefone ya smartphone barazikoresha. Ariko bagambiriye iki? Iyo umuntu abasha kwireba, abasha kugenzura ibiri ku maso ye. Niba hari umwanda akagira gutya agakuraho uwo mwanda. Niba atisize amavuta ngo yinogereze, kubasha gukosora ikosa yaba yakoze ku mubiri we. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Rero iri jambo ry'Imana ni ubuzima. Iri jambo ry'Imana niryo Imana yakoresheje tubasha kubaho. Iri jambo ry'Imana ni ubuzima. Ni ubuzima. Haleluya. Akira ubuzima bunyuze mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana iyo ryakiriye rihinduka ubuzima buzira umuze, ritanga ubuzima kuko niryo buzima. Haleluya. Ijambo ry'Imana iyo uryizeye rikubera ubuzima kuko ijambo ry'Imana ni ubuzima. Ni ijambo rya nyiri ijambo. Jambo rero uwo jambo iyo umumize, iyo umuriye, iyo uryumvise ukaryumvira ukaritega amatwi, rikubera ubuzima. Haleluya. Ahari hari intege nkeya, ijambo ry'Imana ni imbaraga, rikubera imbaraga. Haleluya. Iri jambo ry'Imana ni rya rindi Satani agerageza Yesu. Ni rya rindi Yesu yasubirishije Satani amubwira ngo wabura umwana w'Imana, bwira iri buye rihinduke umutsima. Yesu arangije aramubwira ngo handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'ijambo ry'Imana. Haleluya. Bivuze ngo rero iyo ijambo ry'Imana urifite, ntabwo utembaganwa n'imiyaga n'imiraba. Yesu ashimwe cyane. Haleluya bene data. Ijambo ry'Imana, iri jambo ry'Imana murikunde. Iri jambo ry'Imana ribeshaho. Iri jambo ry'Imana ritanga amahoro ahabuze amahoro. Mbese wabuze amahoro? Iri niryo jambo Yesu yakoresheje ngo muze mwese abarushye n'abaremerewe, muze aho ndabaruhura. Iri jambo ry'Imana riraruhura. Haleluya. Iri jambo ry'Imana niryo Yesu niryo wa muririmbyi 16 avuze ngo umutima ukomeretse, iri zina rya Yesu niryo riwukiza. Baruzi ko Yesu ari ijambo, kandi uwo jambo yahoranye n'Imana. Haleluya. Rero iri jambo ry'Imana iyo uririye uba wungutse imbaraga zidasanzwe, ukabyibuha mu bugingo, ugakizwa, ukamera neza, mbese ibintu bikagenda neza kurusha kubera ijambo rikurimo. Iri jambo rikunde, iri jambo kwira impera ry'umwaka. Reka nkubwire mwene data wonyumva, waba uri mu Rwanda, muri Afurika, mu mugabane itandukanye, mu Burayi. Haleluya.
iri jambo ry'Imana. Kunda ijambo ry'Imana, kunda kumva ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana rizakubwira amakuru yo mu murwa. Iri jambo ry'Imana rizakubwira icyo Imana igutekerezaho. Iri jambo ry'Imana rizakuyobora inzira. Iri jambo ry'Imana ni amahoro. Iri jambo ry'Imana rizakugaburira. Iri jambo ry'Imana rizakubakira. Umve wa mukobwa we, umve wa musore we, umve wa mumama we, umve wa mupapa we. Iri jambo ry'Imana niryo ryubaka urugo. Iri jambo ry'Imana ritanga amahoro. Iri jambo ry'Imana, haleluya, riravuguruza, rikavuguruza imigambi y'incakura. Ahandi ryarangiza rikarema ibifatika, rikarema ibitari biriho, rikarema ubuzima kubwira ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Iri jambo ry'Imana ryiringire kandi uryizere. Yes, Bibiliya yavuze iki rero? Bibiliya y'Ijana yatubwiye neza ngo nduburira amaso yanjye ku musozi. Uyu muririmbyi, iyi zaburi hari ibibazo. Nduburira amaso yanjye ku musozi, mbega gutabarwa kwanjye kwava he? Ni ikibazo kiri kwibazwa. Hari inzira uri kunyuramo, hari urugendo uri kugenda, ariko komeza wibaza ibi bintu. Niba uri kwibaza bino bintu, iri jambo ry'Imana rirabisubiza. Gutabarwa kwacu cyangwa gutabarwa kwawe nta handi kwaturuka keretse ku Uwiteka waremye ijuru n'isi, ngo ntazemera ko ibirenge byawe biteguza. Haleluya. Ukurinda ntazahunikira kandi ntasinzira. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ngo ntazakundira ibirenge byawe ko biteguza. Ukurinda ntazahunikira. Duririnda Abisirayeli, ntazahunikira kandi ntazasinzira. Uwiteka niwe murinzi wo kwizerwa. Haleluya, haleluya. Uwiteka niwe murinzi wawe wo kwizerwa. Ni igicucu iburyo bwawe. Iburyo bwawe izuba ntirizakwica ku manywa. Haleluya. Izuba ntabwo rizakwica ku manywa, ariko ijambo ry'Imana ryakubwiye. Kandi nijoro ntabwo uzatinya. Nijoro nubwo byaba biri mu gicuku, nubwo byaba bikomeye, nubwo byaba biruhije, ugeze mu gihe cya nijoro ntabwo uzatinya, kubera Uwiteka Imana. Mwene data, murabizi neza ko mw'iki gihe turi gusoza umwaka, kandi uyu munsi ni tariki 29 wumvishije ijambo. Uri gusoza umwaka, kandi iyi tariki iri kuburaho, ntekereza ko ari kubura ahari iminsi ishyika muri 2 kugira ngo dutangire undi mwaka. Turacyabura iminsi 2 kugira ngo tugere ku itariki ya mbere z'ukwa 10 2026. Rero birumvikana ko utekereje ku rukundo rw'Imana, utekereje ku neza y'Imana, utekereje uburyo Imana agiye kurinda, wazamurira Imana icyubahiro, kandi wagaragaza gukomera kw'Imana, wagaragaza ibyishimo biri muri weho, uburyo Imana yagiye kurinda, uburyo Imana yagiye ibana nawe. Ibyo byose ubitekereze. Hari umuririmbyi yaririmbaga ngo bariyo migisha yose wagabiwe, ntusige n'umwe. Erega ni myinshi yo gutangaza. Tangira utangaze imigisha Imana yaguhaye. Tangira utangaze imibereho Imana yaguhaye. Tangira utangaze ubuzima Imana yaguhaye. Tangira utangaze andi Imana yagiye gukura. Tangira utangariza abantu bamenye imirimo y'Imana, bamenye ububasha bw'Imana, bamenye gukora kw'Imana, bamenye ko Imana ariyo yonyine ibeshaho. Ni Imana ikura hasi ikazamura umuntu hejuru. Imana y'amahoro ikugirire neza, kandi Imana y'amahoro iguhereza umugisha. Imana y'amahoro ikwiteho, kurebe neza, kurebeshereza amaso y'imbabazi zayo. Urukundo rw'Imana kandi rukomeze kurwomaho. Birashoboka ko urkumvise urwaye, kandi birashoboka ko urkumvishe uri guhura n'intambara z'uburyo butandukanye, ariko ndagira ngo nkubwire kuko ku manywa izuba ritazakwica, nijoro ukwezi ntuzagutinya, ntabwo uzagutinya. Uwiteka azakurinda ikibi cyose, uhereye none ukageza iteka ryose. Ni isezerano Imana iri kuguhereza, ni isezerano ryawe Imana iguhaye. Wewe unyumva, iri ni isezerano Imana iguhaye. Akira isezerano ry'Imana, akira kubeshwaho n'Imana, akira gukira ukijijwe n'Imana, akira imibereho yo mu Mana,
kuko ntabwo uzatinya ikibi cyose uhereye none ukageza iteka ryose. Bakunzi rero b'Ururembo TV, turabashimiye. Uyu mwanya turi kugana ku musozo kandi tugiye gusenga Imana. Izera umwami Yesu, niko Bibiliya ivuga. Iravuga ngo izera umwami Yesu urakira wowe ubwawe nawe mu rugo rwawe. Rero niwizera umwami Yesu urakira kubaho, niwizera umwami Yesu urakira ubuzima, niwizera umwami Yesu urakira imirimo itangaje utigeze wakira ku buzima bwawe. Nyemerera rero twongere dusenga Imana. Nyemerera aka kanya dugafate dusenga Imana. Fata ikiganza cyawe, wewe wumvishe iyi video, fata ikiganza cyawe ugikoze ku burwayi urwaye. Urakira imirimo y'Imana, urakira gukora kw'Imana, urakira kubeshwaho n'Imana, urakira imirimo itangaje y'Imana, urakira imibereho mishya yo mu Mana, urakira imirimo y'Imana ku buzima bwawe, ku mibereho yawe. Haleluya. Uwiteka Nyiringabo, Imana y'amahoro kandi ikiranuka, ndasenze kubw'abarwayi banyumva, ndasenze kubw'abarwayi umutwe. Mwami w'abami, ndahagarika uburibwe bw'umutwe. Uyu muntu amaze imyaka myinshi arwara umutwe udakira. Ndategetse mu izina rya Yesu, ubu burwayi nibukire, ubu burwayi nibukire, ubu burwayi nibukire. Uhereye aka kanya ndahagarika izo mbaraga, uhereye aka kanya ndahagarika ubwo burwayi, ndahagarika ubwo buribwe, ndahagarika ubwo kubura amahoro mu izina rya Yesu. Uwiteka Nyiringabo, hari n'undi umaze iminsi imyaka urenze umwe ku gisasiro cy'uburwayi, yabuze amaburiro, yagiye mu bapfumu, yagiye mu bushakashatsi bukomeye, ariko ntabwo abonye ubuhungiro, ntabwo abonye ubutabazi. Aba bantu nabo Mwami, ndasenze kubw'imbaraga zawe, ndasenze kubwo gukomera kwawe mu izina rya Yesu. Reka Mwami w'abami, ubu burwayi nibuhunge, zimbaraga nizitsindwe mu izina rya Yesu. Ndategetse katika jina la Yesu Kristo, ndahagarika buri imbaraga z'uburwayi zarizo zose, mu heberane ziziramo zose. Mwami, ndatura ubuzima, ndatura kubaho, ndatura amahoro. Oh haleluya. Imbaraga zawe zibe muri bo kandi zibagirire neza. Izina rye rihimbazwe kandi rishyirwe hejuru. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizeye. Amen, amen, amen. Haleluya, haleluya. Mwakoze gukurikira iri jambo ry'Imana. Imana ibahereza umugisha. Hanyuma nanone ushaka kujya ubohoka, ushaka kujya wumva icyo Imana ivugana nawe n'ubundi butumwa nk'uko twabivuze, byose wajya ubisanga hano ku Rurembo TV. Rero niba utariyandikisha, ntuhave utiyandikishije ukanda subscribe. Kandi nawe wiyamaze kwiyandikisha, nawe ntuhave niba utarafunguye inzogera kugira ngo ujye ubona notification igihe dushyizeho video zacu, uzajya uzibona mu ba mbere. Nuko wafungura inzogera ugakunyurwa kanda ku nzogera, hanyuma ukajya ubona uko dushyize video, ukajya ukurikirana ubu butumwa tubwiriza bunyuze mu ijambo ry'Imana. Hanyuma kandi niba wadukunze, nanone ikimenyetso kibigaragaza ko wadukunze ni uko utera commentaire yawe. Ushobora kuvuga ngo amena, mukomerezaho. Hanyuma cyangwa niba ari byo ukeneye ko dukosora, nabyo ni inkunga ikomeye ku buzima bwacu, ku buzima bw'isheni Ururembo TV. Iri mu biganza byanyu, iri mu biganza byanyu. Rero munshyigikire, kandi mfite rwose byinshi byo kuvuga mu bigendanye cyane cyane n'ibyigisho by'umuryango. Aho ngaho nkeneye inkunga, support zanyu ndazikenera uko bwije uko bukeye, mu buryo kandi butandukanye, mu buryo bw'imitekerereze ndetse no mu buryo bufatika, byose bikenewe. Imana rero ibahereza umugisha. Ndabakunda. Ijambo ry'Imana nakagaruka n'ibindi biganiro byose nakagaruka aha kuri sheni Ururembo TV. Mwari kumwe na Evangelist Silas. Shalom, shalom. Bye.